wewe sio kuolewa na binadamu na kumleta ujinini, jambo ambalo yeye alikataliwa. Yamkatari ikintu cyambe gisa nka kitemewe hangaha kuba washaka umwana w'isi waranzwe namuzana hano mu buzima bwo kwisi, hano bwo bw'ikuzimu ngo muze mubane mahanga. Ikuzimu ntago bishoboka. Burya kugira ngo ushakane ushakana n'umugenzo wapfuye umeze nkawe utakiri ku isi. Pipi tukamsafiri ni sio gomanga mpaka oya safiri tukamsafiri ngacho ujumbe wapi rwose usha ntago yagiye mu rugendo aracyahari. Babu yewe muganga Nzotetele aramuhamagara. Babu kumbarimu waza goromo kona aje none yambaye hajundi rumupfumu imyapfu ya itazundi ntago nabanyihagaze umuntu zagaroma gutya hajundi ntago waje nagari wawundi muraho musubize sasa musubije musubiza ariko nabafasha buriya ra wadufasha kamulizia babu bashakaga umuganga Tetele muganga tetele muganga yego bako tuvuga nyinshi nuko tuvuga nyinshi izo ziracanganye kabisa bako tuvuga indimi nyinshi izo watubwiye ko tari kumvara nuko tuvuga nyinshi rekana muganga yarapfuye muganga akamufashije ngo yarapfuye uweze kusaidia wera gushaka kudufasha se aramushinyika kusaidia nako njina basha kugufasha sinagufasha urashaka guterana amagambo nanjye oya muganga hego muganga araganga ngaho mugende sasa tunakwenda murakoze turagiye murakoze mugende nyine mugende sasa mambo ya Maki mimi basi bijyanye na Makiro nambivuyemo mama sana kama utachukua uamuzi huo okay ndishimye cyane nimba afashe umwanzuro nk'uwo rwose mwana we ibya Maki rwose birekere Maki ubona ngo yapfubirirwa n'abapfumu urabireka kama tambua hilo nitambua uno namenye ubwenge mama Maki ndamuretse mwanangu ariko mwana we sasa ndio muda mzuri kwako wino mwanya mwiza kuri wowe umwanya w'ikise kandi wewe ni mzuri uri mwiza bado mdogo wacyari mutoya changamoto ulikuwa ukipoteza muda kwa mwanamume ambaye mpaka sasa hatujui kwamba yuhai ubuzima bwarimo kubahangayikira ku mugabo akakanya tutazi ngo ari hehe nibere ahandi mwana ubwo ukiri mwiza na baditogese barapfakaye na sore barapfagaye nabo barashaka abagore urudi kwenu ubwo magaruka iwanyu mu rugo mwana we garuka kwishiga bita Kinyarwanda cyiza sha garuka kwishiga none ko yo aritinza uya ngo wari hezeho mwana we gutarivaho umukobwa ashamaze kugira imyaka 24 akikubita revanse mujye mumwihora agende 25 lakini ukumbuke yule ni mume wako ulifunga naye ndoa kanisani hata kama ndoa yetu tungefunga mbinguni hali inatosha kumchosha binadamu yote hebu fikiria
tekereza tukunda kwa waganga kila siku. Ibaze buri munsi gena gende mu bapfumu nararagurije ndaragura ibintu biranga. Nkabahora bantega imitego mitindishaho. Buri munsi bahora bandoga bakandoga bikabagumaho. Bakandoga bakabutinda bageze ati Robert arakunda uraragura. Zumuna uri kurogesha. Niba bazi ko buri Imana buri munsi uko mujyana nge mandi ku mavi ndikubwira Imana ati Mana nyibuka mwana nyibuka Mana nyagasani nyiri cyubahiro mu ijuru nyibuka tego wanyu mukawusubirana sha ujya mugumana iyo mitsindo yanyu Soma kama mambo ya Maki. Ibijyanye na Maki rwose nyina bivuyemo ntago nshaka kongera kuba nakurikirana ibijyanye na Maki rwose Maki nabiretse Nao kila kitu mara after sehemu. ya Maki yabivuyemo ntago ashaka komeza kuba kurikirana na Maki arabona Maki iyo bishaka ko byatuma ndetse ubuzima bwe bugerageza ko bwahaburira barakwereka hakuno Maki yongeye gurana naswitiwe kumbe hakuno rundi wakuzi arundi wakuze gusaba cumugana mu Kinyarwanda ngo abifuje gusangirira kumbe himwe shaho icyo nzi cyo gihe bayishwaniraho hivi ariko huyu mwanaume ana nini hasa asuye umugabo wundi afite iki koko namwangaikia gituma mukuru wanjye muri umuna wanjye amushangarira kinachomwangaisha Shumeleta ukanze nde igituma Shumeleta hangayika kwera uyu mugabo yihinduye nde Shumeleta arashaka kumenya uyu mugabo ubundi niki gituma Shumeleta mukunda bya hatari umugabo hawe ushaka gusanga umugabo wenda ari nisekume nk'andirimo twatangiranye nayo ati nataka leo nikuje kwenye ghetto aza muri ghetto sheri baby zozo baby reka na we byuka sheri ngwino igize Shumeleta higize Shumeleta sho mukoga shateye neza shaka buri mukoga uteye neza abantu bakuru mujye murebera hano munuza mwijosi no mugatuza ngo abateye neza nagara ndi imyenda kusajya kwigura bizakugora ariko wandi usanga imyenda izakugora gasanga mwese mwambara amashati niko ndakozaze zitogize ese nujya gutereta mukoga shaho ajya kura mugatuza ugasanga shaho cyatwaye inyuma cyazanye mu gatuza Dore Shumeleta sasa ngo akuzira hakuno papa urabona none ibyo mukuru wanyankoreye ariko yajyanye na Maki yamujyanye Wameenda wapi? bageze Wameenda duniani. basubiye ku isi Sasa kwa nini atoroke na mume wako? kubera iki yatorokanye umugabo wawe na baramushaka Jamani ni wanangu. ndetse bana banye mutangiye gupfa umugabo mwese Ndio maana mwanzo sikutaka ulewe na binadamu. niyo mpamvu bwa mbere ntashakaga kugira ngo ushakane n'umwana w'isi Mimi nimechoka. ibi ndabirambiwe pe Sasa ngoja nikaonyeshe kazi. reka nze none umwereke icyo agomba kubona kumbe hakuno uyaraje asiga Maki hakuno atahinduka wa muvandimwe Sheri sinjye kuzanye ku isi sheri nukugomba kunkunda dore mfite n'ipfumfu kunda ipfumfu mimi sio Shumeleta ntabwo ndi Shumeleta mimi ni soya byo banyita soya nanga soya Sasa umeleta kufanya nini? wanzanye gukora iki hano se sikia Maki bambwira Maki mimi nakupenda ndagukunda kama nakupenda Shumeleta nuko Shumeleta nagukunda Lakini mimi sikupendi. nako nje sinkukunda Shumeleta simpendi. na Shumeleta na simukunda aha muongo mkubwa wewe urabesha gusa ugapfa umpendi mbona umeona naye niba utamukunda kushe mwashingiranwe bashingiranwe lazimisha urayi mu cyangwa muri anyinisha ngo nani isoni ufite twere ubi gusa nkagira ngo icyo mfana gitogise sikia Mike bambwira Maki mimi niko tayari kufanyia vitu vingi genda tare kwa nakukora ibintu byinshi kuko alivyofanyia Shumeleta birenze ibyo Shumeleta bwa tugeze abasha kugezwa gukora nge nangukora n'ibindi utazi je t'aime je t'ampuri purize ati sinkukunda ndakwiyamye Mark Maki mimi niko tayari kukupeleka duniani ukaishi
Ndi tayari kuba nakujyana ku isi ukaba mu buzima bw'ubukire ugakira ugatunganirwa pana umuntu uza kuzana ko ari ikuzimu sha ukaza kuba yo gusa kumbe Shumereta nawe yahageze iri shanura unciye inyuma ugacika amano gutu unce nyuma nzaniye umugabo hano muri fyo ngo zamuzana ku isi ngo ugira gute Sasa nje unaamua nini? Naamua nini? Ufashe uwo mwanzuro wihe? Udano umugabo wanjye si uwawe. Reka tumanukane nge na tujyeyo tujye iwacu nyine ngiye kugukoma. Oya kuno nagazimo kujya mbere. Mujya kiraha arya weske mwajo skwi na yakabutura yikiza nuko shaha yaje yambaye asubiye ni kabutura n'imbutura abagarutse hakuno yaraje aza Shumereta aramuzi n'umujanja widi nicyo cyazo kirahanga ni gutuyingwa ajya kungambanira kancinyo mu mutima uri murandya Sijafanya kitu mimi baba. Jana kinakoze papa Shemeje gara. ahubwo sinzi ikibazo ahubwo yifitiye umuvandimwe unamwona yeye mjinga sana bamufata ari umuswa musanze arimo gukora urukundo n'umugabo wanjye hejuru ku isi bakora urukundo ndio maana siku zote niyo mpamvu buri munsi nangaga umwana w'isi kwaza hano ahubwo nugutegereza upfuye akaba mwakira urumva shaha niyo tupfuye hano batujyana akumva bari abandi badutegereje ku isi kuzimu we ntago ikizo ko ntazajyayo we soya yako inafuata yule mama tunamwachia huu afanye mambo yake duniani yambwati sasa nawe Shumereta ndakubwiye ngo akazi ka maki ku isi ukamurekere ugumane nibyo hano ikuzimu ntuzongera kumukurikirana papa wamba bare kuri amugabo mukunda kandi iyo baguciye bakubwira turi muntu turamwamaganye iyo bamaganye muri kuzimu iyo bamaje kukwanzura bati turamaganye babirangiye babamaganye Shumereta mwanangu Shumereta mwana wa yaiji mara mbili nimeamua nafashe umwanzuro mwana wanjye hangane uriya mugabo mu mwihoro rwose yigumire ku isi agende bibereho n'umugore bazabeho batunge batunganirwe bazagende bibereho rwose barye banywe bazagende bibereho pe ntabwo ducaka mwabishaka mutabishaka twafashe umwanzuro ibi basubiza ku isi twabihagaritse nta bizanabaho mutegereze napfa nyine ubwo akaza ku isi ubwo hano ikuzimu ubwo nibwo umwe muri mwe bwazahita mushaka uraba muri ho hasha ugasanga umuntu buri munsi kumva ngo umuntu yarose nabi kumba ari ikintu kiri hasi hari ikuzimu cyo kigutegereje wazapfuye ariko kaza sheri ngo ngutegereje sheri uraba bahari shaho turyama badutegereje shaho hano bakuru mujya mwihangana buriya ku isi tugira abagore no mu kuzimu akaba hari abandi ariko none ngiye mfite uwo mu ijuru sigaze togi mfite abacu mu ijuru behakuru bagenzi barakwereka ku isi makiwe bamuhaye uburenganzira agenda agiye kwibera mu buzima bwe nagenda beho nta mpamvu ko agomba kugerageza kuba yakomeza gukurikiranwa na bari abakobwa babiri nabwo batarimo kugiswa bakumvikana kumba arakwereka hakuno bya n'Imana igikunda kwikorera ibyayo hari umugore yakuziraga hano n'undi wa mupfumu yamukoreye bwa mbere nibura za ntatemberera rebe muri kwakuza gutembera yabonye ureba bari mariko we no itabona umugore akuzira hakuno bagenzi abonye umugabo we byawe navuga ngo Imana ikora ibyayo urumva uwawe bari uwawe nubwo wakora ikisha nubwo mwatara imyaka igashira ariko uwawe bari uwawe Imana yakugeneye baramukugeneye singa muntu wari imyandirimba tu Imana yakwambitse nawe ushobora ko burivuga kandi bakuru mfite ijwi ndaririmba mfite ijwi ngabo hakuno bagenzi yahuye n'umugabo we Shirini wowe konde wambaye nka marayika abahora niki ariko zimu ngo bagira abamarayika babo shaho bitegereza hakurya ku ruhande abantu hino maki ntango nakwizera ko ari wowe ningewe wa maki wa undi wawe Shirini wagukoya yanjye tukajya mu murenge Shirini wowe cyangwa nakazi muzimo hano ningewe Shirini akabagore sije ko nanone bashobora ubu wabuze ko umugabo yagiye kuzimu nakagaruka mukajya mu gitana mukaryama nanyavuga ati Sheri bwana ntago urimo gushituka bwana nakugiyeyo nakugiye gucaho ntago nakurari ruhane mu nsheriza mirekada
Sagwitarangira. Warangiye ko numva narambiwe. Rangira abana. Umugore hakuno sheri nago nabyizeraga ko nshobora kuzahurira nama ku mazi hanga sheri uri mwiza. Sheri nago ndi mwiza nkawe sheri uri mwiza. Ntago nkari cyane nkawe. Ngiye gukumananya cyankubwira icyambwira iki cyankubwira. Arararara. Icyakubwira icyambwira iki? Patrore. Roberto Deya. Ndabakunda ndetse nandi kama kawaida. Uburyo mbakunda rero abandi bakuru na yindi mpamvu rega mbakunda buriya. Ndabakunda namwe mukavuga ati kabisura mu jamara dukunda. None nuko mbakunda. Sasa hano hasi bakwandikiye mu Giswahili bagira bati munaamini Mungu siku zote utashinda toka katika hila na binu za shetani. Musa Banzi. Ubwo Musa Banzi niko kundi wakubya ngo soma mu gitabo gutya na gutya bavuga ngo gusa izera yuko Imana igihe cyari cyo cyose Imana itsinda. Ati igihe cyari cyo cyose Imana iratsinda kandi igatsinda umwuka mubi wa Satani. Byanyambye koko Imana iratsinda. Nubwo wabyanga wowe udasenga wowe rero sinzi situye miyariyo. Ako tutwizera bya Nyagasani Imana iratsinda kandi Imana irashobora. Nanjye nkabya nuko kagenze cyari igice cyanyuma cya Shumeleta. Ndabakunda cyane ako nako ntugacikwe nako ndakazana bakise ngo iki sawaka ntugacikwe niko turaza gukurikiza sawaka we filime yishwe ngo iki sawaka uza kuyicikwa irahari nayo iwacu White Elephant Entertainment presents right nayo irahari ntugicikwe Kibwana Ganduke production nako karahari wacu reka mbanze ngurobeshe gatobanze urebe hanyuma Musa Banzi nawe cyane akagize mu ruhare Musa Banzi usko Musa Banzi rero yo bino filime akayibanira Shumuleta we ariko niba bari bitoma mu bitabo byabo mbe hakora umucecuru wakasiriwe hakuno somewhere Tanzania village ata ahantu hamwe mu nuza muri Tanzania mu giturage cyo muri Tanzania. Mama umezuta makuru uyu munsi. Mbona muri bapima leo kondeni huja kuna nini? Unaweza kwenda wisufata mwanzo kugenda ni kibazo gihari. Mbona hunijibu mwanangu? Mwana anje kutarema kunsubiza. Bibite kugiye kwitufata mwanzo n'uruhinja wikoreye ugiye. Mama. Mtoto wangu atakupatwa na mkosi gani? Uwe mwana rwose kurya ntagarya. Mzima wewe mahuja kwani? Mwana rwose n'igikoma ntagakinywa. Hebu nieleze vizuri kwani kuna nini? Wambwiye ukambwira ikibazo gihari ni kibazo gihari. Nimlasa pale kwenye mti. Hasa nilipotoka kwenda kunywa maji. Iyo rwose nituyibone squara irahari squara. Imana barinde bye.